Dawe wa twese mugenga wacu uri mu ijuru izina ryawe mwami niryubahe ku gicamunsi cya Noheli uwo munsi ntazibagirwa nibwo nafataga uru rugendo nateguye nashidikanya narubonyemo byinshi cyane bitazamba ku mutima ariko icyandutiye byose ni muri Imana yamaye Data mwiza wo mu ijuru nuko kera washingiye Adamu na Eva ngwino uyobora ubukwe umugisha aba bombi nanone dore umwaka urashize kandi ubundi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane inshuti z'Urugendo Online TV muri mu bice bigiye bitandukanye. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nizere ko uyu mwaka turi gusoza ubabera mwiza cyane, umwaka w'imigisha, umwaka w'ibisubizo, kandi nabwo nimba usoje utameze neza reka twizere ko Imana umwaka utaho bw'ibintu izabihindura byiza cyane. Turagarutse n'ubundi tugarutse mu mpera z'umwaka cyane cyane nkuko musanzwe mubizi. Ubwo ngira ngo yo mubonye gutyo nyene muhita mumenya uburyo twahuye n'ibyo tugiye gukora cyane. Monsieur Fabrice, comment ça va? Ça va bien merci. Umeze neza? Meze neza. Ibintu byose bimeze fresh ntari bi? Fresh kabisa. Umwaka usoje turishimira iki? Umwaka ndishimira neza. Ndashima umubyeyi wanjye yamfashe kwa ndangije. Ndashima nawe kuko ujya umfasha rimwe na rimwe ngatera nkaza i Kigali. Hari umwaka baza umwaka irangiye naje ko Kigali isa. Akora gushima ko kuvuga ati Fabrice muzana i Kigali nenda gushima. Yego. Ndashima Dr. Sarongo. Yego. Ruka kuja kunsura nzani igivuna mu cya Furate. Yego. Yamashe kuko giye utuma nangije umwaka ndeba ukuntu bazaturitse umwaka. Yego. Cyano kuzabireba ngutya amaso kwandi kuko ndi i Kigali. Ako hari n'ingiye Imana yabishaka nkazawureba kuri televiziyo ndi iwacu Nyamasheke. Ngo ndashima abo bantu bose. Shimira Imana Nyagasani bahaye aba bose imbaraga abantu bose umugisha kugira ngo akore ibyo byose. Reka dushimire by'umwihariko n'ubuyobozi bwacu bwiza. Dushimire umukuru w'igihugu, dushimire Madame Jeannette Kagame. Yego. Bagutuje mu nzu nziza imeze neza cyane. Ndashimira n'umugabo umufata nkaho ari umugabo ariko ni inshuti yanjye. Unyiri gift restaurant mu mujyi wa Kigali. Yes. Nawe bura nawe yaramfashije kandi ugufasha wese ntuzamwibagirwaho wajya hose. Undi muntu tugiye gushimira muri iki kiganiro ni directeur wawe kuko yaragufashije. St. Matthew's Primary School. Uwo bita Eminem. Aha, tujye hirya gato ya bana mwita Diane. Diane amakuru. Makuru ni umeze neza. Ariko warakuze. By the way warakuze cyane pe. Inkumi. Umeze neza? Yego. Kwishuri byagenze neza? Biragenda nta kibazo. Byagenze neza cyane. Uyu mwaka ni iki wishimira? Usoje wishimira iki? Uyu mwaka ikintu cya mbere na mbere abana ndashimira Imana ko ari benshi nyine batabashije kugeza aya magingo bawutangiye ariko bakaba batawusoje. Bongera nkashimira ababyeyi banjye bakomeza kumba hafi banshyigikira. Dushimira Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo. Nuko ibintu bimeze murabizi yo nahuye n'abangaba haba hagiye gushya cyangwa se ntabwo uyu munsi turi buze
kujya mu bintu byinshi cyane. Uyu munsi turi hano kubera ko twaje gushyigikira umuvandimwe, twaje gushyigikira inshuti yacu. Muramuzi Jerry, buri munsi abari ku mashusho. Uyu munsi ntago ari we turi kumwe kuri kamera, ko turi kumwe n'undi muvandimwe. Ndikubwira ngo team ihari yaje kumushyigikira Jerry. Uyu munsi turi mu birori bya mushikiwe cyangwa se by'umuvandimwe we bavukana mu nda. Uyu munsi yashyingiwe, bamwita Claire ndetse n'umugabo we Mahoro. Uyu munsi rero bose twaje kubashyigikira, turi hano ubundi nka team ngari, hari n'abandi bantu benshi cyane b'abataramyi. Uraza kubikurikira ubundi nta handi wabisanga uretse ku Rugendo Online TV. Turahari rero. Jimmy, umeze neza? Ewana, mu bintu ni sawa cyane. Bayide abantu iyo barebye Jimmy bakibuka ukuntu Jimmy duhura bwa mbere twanganaga. Abantu bajya bambwira ngo gake barabyibushye, bakirengagiza abantu twahuraga kera nabo ukuntu basigaye bameze. Murebe Jimmy. Ewana, ibintu ni sawa cyane. Imana urabona ko nta kure nta kitakoze, nta kure nta kure Imana itagukura. Ni byiza cyane rero. Reka noneho abantu bafite gitari, hirya hari inshuti yanjye Rafiki yango yo yabuze ukuntu ajyamo we, yabuze ukuntu ajyamo. Mwegereza gatebe inshuti yanjye cyane. Fabrice araza kubicara hagati tu. Fabrice hagati kubera ko uze kubona ukuntu uzajya ubaha mikrofone bimeze neza cyane. Ubwo egereza abandi intebe zibe zegeranye cyane. Kari kujya kure atasiyo papa abo ntumureba hariya. Nago ufite kwitwara uko wishakiye cyane. Reka noneho dutangire dushima Imana mu karirimbo dawe wa twese. Hari umuntu uzi kuyicuranga? Hari uzi kuyiririmba? Okay, gucuranga twagiye mugerageze nta kibazo. Turimbe akantu gato dushima Imana cyane kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Tugomba gusoza umwaka twishimye cyane. Fabrice uvuga ndi wonda uvuga mba ndi nuko ibintu bimeze neza cyane. Ngira ngo mbashimire abantu bose mwashyigikiye impano nazanye. Ngira ngo haracyari n'izindi cyane. Rwanda Got Talent murabizi ko ntahandi wakora impano z'abana, nta nahandi ushaka gusanga igitaramo uretse Fabrice. Urugendo Online TV. From he? Nyamasheke. Tu Kigali. Hariya Yago yaririmbye ngo iki? Suweja. Ariko nyamara Yago iranimo ni nziza. Ni nziza cyane. Umuntu wa mbere kibona irandirimbo iriye hiti. Umuzi ko ahanze mu Rwanda icyakabiri cyabona babonyemo. Nimba tafamuye muri Ngereza atavuga ati Yago wamba bari gase nyine. Nkajya mu karirimbo kawe. Okay, twagiye. dawe wa twese mugenga wacu uri mu ijuru, izina ryawe mwami niryubahe, kubera kubwami n'icyubahiro n'ubushobozi byose ari byawe, ibihe bidashira. Uduha ifunguro ridukwiriye uyu munsi, ntuzaduhora ibyaha nk'uko natwe tutabihora babitugirira. Nuko tugomba gusoza umwaka tumeze neza cyane dushima Imana ko Imana yaturinze muri uyu mwaka. Inshuti yanjye Ange baguye mikrofone. Ange umeze neza? Emeze fresh. Wariye? Ndabizi ko utari warya ntago ibintu bemeze. Wariye? Umeze neza? Ijwi rirahari? Rirahari. Wenyine mbanze nkumve ku gaki? Ku karirimbo. Okay. Fabri ufatireho mikrofone neza. Fata mikoro. Ba DJ. Uje ku mikrofone ugiye kuyifatira he mwana wama? Ko mbona wayihaye. Nago bayishyiraho ngaho wayifatira hose. Yizane hano tuyifatire hano. Uje gucuranga iyihe? Indirimbo yitwa ku gicamunsi cya Noheli. Ku gicamunsi cya Noheli. Okay.
sha cyakoze ku gicamunsi cya noheli uwo munsi ntazibagirwa nibwo nafataga uru rugendo nateguye nashidikanya narubonyemo byinshi cyane bitazamba ku mutima ariko icyandutiye byose ni muri Imana yamaye aho nari nagendereye nasanze umwana utagira uko asa musaba yuko twicarana maze yicara ibumoso bwanjye nibwo nangiye kumubaza byinshi kuko numvaga mwikundiye bigera aho bishyira kera ansezeranya akazansura nari ntegereje ahantu ugiye kuririmba ngo Siteri mwana wa Mpogoje ndahabura ubwo ngo yakuwe saba umwana wa Mpogoje umuntu bita Diane ugiye gucuranga ihe ndirimbo yindi ubwo nukuvuga ngo mu gihe tutari turi kumwe Fabrice fata microphone yawe kuko kandi uyifate neza cyane ugiye kuducurangira ihe uzi indirimbo ngiye kubacurangira Fabrice fata microphone cyane ko ako ubunyamakuru bwawe uko nzakunyaga ubunyamakuru intwaro yawe usigaranye ni umuntu ukurengera hano gusa none cyane ko twaje kwizibiza ibirori bya mushiki wa Jerry ndumva ngiye nabacurangira akaririmbo kamwe muzo nacuranze ako bita ngo iki uyu ni umunsi mwiza harya kaba kandi niyo mugabo Firemo okay twagiye uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabire umugisha data mwiza wo mu ijuru nuko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha ababombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe
umwuka wawe n'umwuka wawe umwuka wawe Fabri ngo umwuka w'iki umwuka wawe fata telefone umbwire umwuka w'iki umwuka wawe nawe urayire ngo fata telefone umbwire bivuga ngo fata telefone umbwire ariko telefone fata mikrofone ariko vuga telefone okay ntacyo umbabarire gukosa ngaho mbwira umwuka w'iki baba bari kuririmba hariya umwuka wawe ubwo n'umwuka wanjye yes bari kuvuga ngo tuyobowe n'umwuka wawe nyine abakatolika turavuga ngo roho mutagatifu abandi bakavuga ngo umwuka wera so muri ibyo wemera iki muri ibyo byose ndabyemera njye nemera roho mutagatifu ibisutese rose wari wayibona invisible niko navuga ni ikintu kitagaragara iragaragara inyi wari wayibona simbwira hanze bavuga ngo umuntu yabonekewe biba byagenze ute munabonekewe nose ababonekewe n'umwuka wera cyangwa abonekerwa nkabonekera ariko mwaga mutakibona ugasanga ni nk'umuntu yivire Nyamasheke ariko yifitiye utubaraga tudasanzwe hagara ntabwo ati yewe umeze ute samuravuga wasaze aba ni abazimu Imana bifite none se bo ko abantu baba bafite imbaraga zidasanzwe usubye ko mwako nababa bafite imbaraga zidasanzwe barahari ariko nawe ngo ufite ubwenge budasanzwe ko abantu bajya bavuga nanjye njye n'ubwenge ntago ari imbaraga ufite ubwenge none ejo abantu baravuze ngo ukuntu usigaye uvuga icyongereza hari umuntu anditse kuri comment kuri yananditse ati wa Fabrice percent on English ati ibintu bimeze neza cyane ubundi mu bana bose ndabahuje nabo ninde wemera mwana nemera ni Jimmy Mulisa umwemerera iki hari yashize duheruka gukora ikiganiro 20 ngo nemerutse kwicana Jimmy Mulisa kuri kamera nabwo ari ku rugendo ariko nyine wamwemereye iki se ni iki kintu wamwemereye ubona kidasanzwe afite n'icyo namwemereye umuganga gitari hano inyuma se n'umuntu ubwo ni zambaraga zidasanzwe arapfukama ngo agashyira ngo ako kantu uraza kukamusaba noneho n'aba bose barabizi ntawe utabizi muri bo njye nibaza kungurisha ndava imbere ya kamera nigendere nibaza kugeraho bangurisha abazi Fabri nk'ubu umenye gitari umenye gucuranga gitari ntawanyira igihugu cyose nagiterura nagiterura mu masegonda abiri uba wumva ari nk'iyo ndirimbo wahita wiga gucuranga ya mbere njyewe se indirimbo nshaka kuzacuranga kandi numva no kuri dore imbogo sakurya k'inyuma ye ubunyane we sakurya k'inyuma ye akose ngo yumviye kuri inde dore imbogo ahubwo naringize ngo uzaririmba yayinda bajya baririmbira abageni iceceke icecekere muko bwashangiye wirira kuko hari ugiye namahari ese kutayiririmbiye abageni usore abagiye gusanga ageze mu rusengero abagize ati kuba njye nyine bwose ndabirambiwe atihindukira kumwizuba ruta umusore yarabyutse abagiye gusa ageze mu rusengero abagize ati mana kuba njye nyine rwose ndabirambiwe hindukira nkore kumwiza ubaruta aramubonye byanyabyo se mugenzi ashaka ryari ahubwo njyewe ariko Samu nibyo ngere kambishiraho n'inkuru Samu arashaje afite imvi nimba ari imvi z'ubukira nimba ari ubw'ubusaza se ariko njye muri z'ubusaza yaba ari Jerry arashingije abiwabo tugiye kureba ko ejo bundi Jerry atagiye gushaka nyuma Jerry ubwo ninde ukurikiraho nzarebe ko ari wowe Samu njye numva yatashye ubukwe bw'abantu yiyambariye ikote reba ikote yambariye ikote ariko nyamara ubusa gasaza ndagakizwa ari iki rero nkagiwe nkarya bya mayoneze nkarya ibifiriti nkamugata Samu zashaka ryari ubona mfite ubushobozi bwatunga umugore bwatunga iki iturize njyewe bizinda umugabo kurwama rw'abagabo ndegishwe ubona abakobwa si ukuvuga ngo barabuze ubu tujya muri telefone nta nimero y'umukobwa twasangamo ubu se ugize umunsi umwe ukamuproje ukavuga ati naragukunze
ariko akagukatira ariko warabimubwiye wabimumbwiriye bimbwirira hano kuri kamera ari kubyumva sabira urukundo mw'abakobwa mwe sinshaka bamwe by'ibishago bamwe bafite intoki zikanyareba baturutse Nyamasheke ndashaka umukobwa w'Ikigali ufite udutoki tworoshye utunwa duteye toto twiza cyane ndagira ngo ugende ku Rugendo Online TV ukore subscribe ugenda ahantu habanditse subscribe hakane nguryo uratubona ama video yose noneho nurangiza ukande arajambo bari gukoreka ku magambo nyine uwemeze mwaka video kamwe ku Rugendo hari amagambo ari kwangiza urangiza ukandeho ngo mowa nyine amagambo menshi munsi ku muguno urahita ubona mu nimero wandika mwizo nimero ariko wabangije gukora subscribe mbona n'undi rero kuko subscribe nizatuma mubaho neza mbona n'undi rero tuvuga ati ariko uzabanje ujya kuri Facebook amanza mu chat numwibwira nangize ujya mu bwati my name is Shishube nangize utuma bwati I have seen you when Fabrice is representing you and I love you Sami cyo gihe nabona icyo gihe cyangwa utiri ujya muri ibyo byose uzagenda kuri comment ariko comment zibonwa n'abantu benshi comment iyo ushyize kuri comment umenya ko ari ab'igihumbi cyangwa miliyoni ariko Banyarwanda namwe ako Fabri urindi uvuga ibyo bintu byose Shishube wanye ntago muzi ndamuzi ariko ntago murakora ubukwe reka dukomeze twicurangire Fabrice wenda bize nubundi ahoranteza abantu nubwashize nubizi ko wabivuze ngo ndaramugira kuri telefone none se nibanga wasanga kurivuga kuri telefone ukuganiza mama wawe kuko n'umukecuru kamubwira ati ukamnyina umubwira nyine mukaganira wasanga uri kuganira n'inshuti zawe ase ko navuga ngo uravuye kuri telefone wavuze ngo wumvishe ndi kwibebeza ushobora kuri kuvugana karamera akavuga ati alose ariko uteka ryose waba uri umukobwa waba uri umuhungu irinde iki IDC acquired mid-defense diseases syndrome bivuge mu Kinyarwanda neza sida yego muyirinde birinde sida iyo ni inama bagiriye bagiriye ndo umugabo ku rwaga n'urukurwa muri abagabo ndigishwe ni uhagarariye ibiryo kandi mu ishuri wigamo magara ibiryo magara n'uburezi samwe nabaje kunzura sanga yambara ikijipo cy'ikigo arangira atangira kunsebya ngo nsigaye niga nambaye amajipo nge mbihorera ya ibintu Fabrice abavuga bawumva ibyo bintu uyu muntu ubuwumva ute wa Fabrice fata microphone tubwire uyu muntu impamvu nyine uba wamuriye cyane kaba ngombwa akasohora menshi nyine birumvikana muzenga icara patro ndakubeshye kompotana kuko muri abavandimwe ndaguruka tangiye kunkoraho umugabo ntagaruka ari abavandimwe ubundi uyu munsi ni igitaramo turi kwiririmbira kugira ngo duherekeze umuvandimwe wacu tumeze neza cyane naka karimbo kandi mukwiriyeho muhuriyeho mwese Fabri ngiye kugucecekesha none ngiye gukanda kuri pause uzongera kuvuga kuri bonane kuri bonane icecekere murayizi ngaye bagucurangira icecekere uhita uceceka utufu nanjye mbemeze oya suramufatira microphone utese okay ese wari uyifashe uyicuritse ngamwe no wicare hano okay gutyo sawa ngamo twagiye icecekere icecekere mukobwa shenge wirira ari ugiye n'amahari icecekere mukobwa shenge wirira ari ugiye n'amahari warabyutse urasenga mu gitondo urasenga umukobwa urasenga umutayi urasenga erega Imana wasenze iragushubije erega Imana wasenze iragushubije icecekere karere shenge wirira ari ugiye n'amahari icecekere karere shenge wirira kuko ari ugiye n'amahari warabyutse urasenga mu gitondo urasenga umukobwa urasenga umutayi urasenga erega Imana wasenze iragushubije erega Imana
ndagushubije icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye n'amahari icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye n'amahari dira musaza wawe utibaye indagiye rumuna wawe utibaye indagiye dore ya musore nsanze dore ya musore nsanze ndamukunda cyane icecekere mukobwa kuko hari ugiye n'amahari icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye n'amahari icecekere mukobwa shenge wirira kuko hari ugiye n'amahari. ariko ubucecetse Fabri abantu bavuze ngo wababeshye bose baba bari kureba iki kiganiro gira twumve ucecekere shenge wirira kuko hari ugiye n'amahari. yakoze ibintu byose uzi kwidefanda ukabeshya gusa Jimmy abantu bari bagukumbuye abantu baragukumbuye ntago baherutse kukumva bakumve mu kahe karirimbo mwisabire akaririmbo ka kera kamwe mu za kera twigeze tunyuranamo kandi indirimbo igiye kunza hafi niyihe niyo bita mutima ukeye subwo niyo ra Tereza icara hari Fabrice ari Fabrice ajye hari inyuma okay nguryo okay Abrama ntabwo nongera kuguha mikoro rukunsebya gusa mikrofone nayo gukambeshyera Tereza mwana nkunda disiwe gakire mwana nkunda utuye ikibaya cyiza ari mu dusimba twiza ari mu tunyoni twiza turirimba mu gitondo nazaga iwanyu samuwe zanywe no kugusura wamfataga neza cyane wanganirizaga neza wanzimaniraga cyane nkumva nshaka kuwaguma samuwe ariko ikimbabaza disiwe nuko igihe duhuye mbona undeba nabi cyane ntago ari wowe nkibaza ikintu twapfuye singire nawe urusa mbona mutima utatse ubwiza disiwe wamoye iki mu bintu rwose mbwira nikosore mwemereye ko ngukunda niba ugiye ngo ndabeshya reba ya marira yanjye byiza cyane Jimmy Mulisa ku bantu bakurikira ibiganiro ngira ngo niyo mpano ya mbere ngira ngo nazanye abantu bakoma amashyi ukiriyo hirya kiraga peti kari ipantaro itagufata
abantu bari kubihakana nzane twa dufoto nawe ivuta ryawe ritaragufata nawe ivuta ryawe ritarakujya hari nakoranye na Samu ashize imyaka 3 ibaye ubibonye ukabona n'ubwo bavuga ati amafaranga ni meza njyewe narayirebe ndavuga na mu gitondo nayirebaga nayibonye ndavuga ati si ni Samu manager wanjye cyangwa ni Monda Dreaminga ibitoto ntabwo birankiramo ariko nyamara nyuma yaho ndagutekereza ukuntu waje umusatsi ari utaraza wimereye nk'umusore none ubu ngubu usigaye wari boss sigaye kubitamo ikote mbere wambaraga udupira none udupira twavuye hita usigaye wambara ishati ariko ubu ninde ugusubije mikrofone ko navuze ko ibintu byo mikrofone ubu navuze ko kubera umunwa wawe uyu munsi wanyibasiye ubu iki kiganiro nta nubwo nzagisohora cyangwa nzagisohora nagukuyemo ntacyo bitwaye nakasemo ibintu wavuze igitambaro tweditinga kuvunya kuva kuri Bonanese ntacyo binwa nibyo nuko bimeze aba bana bose izi ni impano zose twerekanye twazise abanyarwanda kandi mwarazishyigikiye ni byiza cyane turi mu gitaramo hasigaye indirimbo ebyiri ngahita mbarekura iyo ari ujya gukurikizaho nihe ninde uyicuranga mutima ukeye ndayicuranga nawe uyicuranga okay Gwina mutima ukeye shengewe nyasha amahoro menshi Gwina bihogo nkunda mama we ibyago batoya nkunda kabagusanga shengewe basanga imuwe n'ubwuzu n'urukundo rwishima mawe rutagira ikizinga nkunda urukundo rwawe shengewe rutita ku mafaranga ni rumwe rwagiyanga mama we rumwe rwanze ibintu umwambari w'uwo mwana shengewe uryagenda nka se usa n'abakubyaye mama we uragahora n'Imana twitahire Bonani nta muntu uzi kwikora nta muntu ushobora kugerageza kuri Bonani akantu gato dusam twayiririmba ariko ninde muntu ushobora gucurangaho Bonani radio wanyu niyegere hano hafi dufatanye twese duha abantu Bonani Tiye kuririmba Bonani Rajum baking kuri gitari kugira ngo jyane sample yego abantu muri kureba show ku buntu muranyisho bagira mutazampa views ngo mwari muhari babikora kurashize kandi wundi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo
nanone dore umwaka urashize kandi ubundi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abatarangije ayo mahirwe bosiko twifuriza abakiri bato kugera aho ugeze yaba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiyo wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze nanone dore umwaka urashize kandi ubundi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abatarangije ayo mahirwe nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka yaba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiyo wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze yaba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabando ucinya akadiyo wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze bonane baturarwanda mwese bonane natwe urubyiruko turirimbe twese uyu mwaka mushyashya uzatubere muhire mu byishimo bonane baturarwanda mwese bonane natwe urubyiruko turirimbe twese uyu mwaka mushyashya uzatubere muhire mu byishimo bonane baturarwanda mwese bonane uyu mwaka utubere uwo gutura heza no kujya mbere bonane bonane baturarwanda mwese bonane natwe urubyiruko turirimbe twese uyu mwaka mushyashya uzatubere muhire mu byishimo bonane baturarwanda mwese bonane dukomeze umurego wo gutura heza wo kujya mbere bonane 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 baturarwanda mwese bonane natwe urubyiruko turirimbe twese uyu mwaka mushyashya uzatubere muhire mu byishimo bonane 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 warakoze cyane bamwita
Jean Pierre ewa umwe watu ngo iki watu wa kabiri man ariko uziko ako kazina ndakibutse kubera ko ahantu acurangira by the way abantu ahantu acurangira haba mu gisope haba mu ki ebana ni umucuranzi mwiza cyane unamukeneye ubwo ushaka kuduhamagara kuri nimero yacu cyangwa se nimero abana be bakayivuga uzi kuyivuga fast nimero ya papa we ni igihe 78 3 yivuga utuje noneho hari umuntu wise uvuga ngo noneho nshaka gusangira n'aba bana Noheli cyangwa na Bonani reka noneho uyivuga utuje buhoro Fabrice se ko tusizemwe ibya nimero karakara umura nawe urasaba nimero yawe abantu bifuza 0 7 8 3 6 9 iyo nimero iri no muri mobile money hose nukuvuga ngo iyo nimero iri muri mobile money yanditseho nta kirutimana Jean Pierre watu ntayiriho watu nta kazina k'akabyiniriro k'umuziki watu bimeze biti watu kandi ko ni Jean Pierre nari kubona watu bimeze biti nta kirutimana Diane nta kirutimana Ange nta kirutimana Jimmy Mulisa Janoro be umusize inde Janoro be Jano rafiki yangu ebana ndamusuje cyane na mama wa Jimmy by the way ndamusuje cyane Noheli nziza n'umwaka mushya muhire nawe ebana uri umuntu wabashije yakiriye tanangira ngo bubahwe umuntu wese ujya ufasha aba bana by the way reka manze nshimira umuntu bita Apotre Imana w'umugisha cyane Jimmy Mulisa murano uko nameze afite manager bita Apotre rwose mukurikirana mufasha mu bintu buzima busanzwe ku ishuri muri byose Fabrice nawe reka nshimire by'umwihariko abantu bose bafashije Fabrice haba kugira ngo yige neza ndashimira ubuyobozi bwiza bwacu ndashimira directeur wa njye uvuga w'imakoko wo kuri Saint Matthews ndamushimiye cyane ko ajya afata umwanya kubera ko yaratse ko Fabrice yabanje kwiga mu kigo kitari cyiza akamwibandaho cyane kugira ngo icyongereza cye gishike ku kindi cy'abandi bana ndetse ubu ameze neza cyane ndashimira abantu bagiye bafasha aba bana bose batandukanye by the way abandi nabo ubwo aba babiri bo baracyabategereje nyaboneka Anje arabategereje abantu mu mukunda ubundi ko njya munumva muvuga ngo muramwishimira mubimwereke neza cyane reka nshimire umuntu wese wabanye natwe muri uru rugendo reka nshimire by'umwihariko reka nshimire abantu bose bakoze subscribe ku Rugendo Online TV reka nshimire team ngari nshimire Sadu uyu munsi nakoranye n'umuntu bita Sadu muramuzi ku Mpemburo TV ndetse uyu munsi niwe turi kumwe ndikubwira ko team turi kumwe hano ni team nini cyane abanyamakuru benshi tubana umunsi ku munsi bari hano twaje gukigikira Jerry reka nshimire by'umwihariko Jerry ni umuntu twabanye mu rugendo kandi tugikomezanyije urugendo ni umuntu mwiza cyane kandi ni umuntu nyine duhuje tujyana muri rwagendo ibintu kamera neza cyane ndashimira umuntu wese ushobora kubona twakoresheje umuntu akamufasha akamusapotinga mu buzima busanzwe Imana umugisha cyane Rugendo Online TV turabakunda cyane nge nitwa Sam Gakire YouTube yanjye twa Jimmy Mulisa official nawe jyaho wibuke gukanda subscribe like na share okay bigene neza ariko tugiye gusoza ariko hari akantu Fabrice yavuze ngo yagutinyiye utakazi ubwo ibintu nuko bimeze cyane reka mbaho umwanya ka kantu Fabrice yavuze nugucuranga karufure ufite gitari kwa kundi nta kibazo fata akantu gatoya ntari kora akantu gato namwe se harubizi muri natwe turabizi buri wese abatekereza akantu ahita akora gato hejuru Fabrice we akumunwa kararangiye umugabo wambwiraga
umfashe nanjye nzaba umugabo Okay, urakoze cyane Imana izagufashe uzaba umugabo kandi umugabo mwiza cyane umugabo uhesha Imana icyubahiro sicyo cyiza. Okay, twagiye wigo ampaye uyu noneho gitari ramuhitana izirari anje we ubuse gitari gwa afaye umusaza aradutuburiye muze okay twagiye rata bambariye bamesha ngo ugiye i Buganda bataye ubutindi ndararuka njye i Buganda ndaruka njye i Buganda bajyaga bambwira ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya rukamba ndararuka njye i Buganda ndaruka Buganda sakambarara ngenda ndaraguza ninangera mu mujyi Kampala na Mirembe ndararuka njye i Buganda ndaruka njye i Buganda wow abantu amashi ajye muri comment cyane ubwo amashi muyashira agati kakagabo kanze kwemera gera hano agasaza ngo ntabwo uremerana n'ubu ngiye nemeda nose mbihakane. Okay twagiye dusoreze kuri noneho ubu ngubu ufite umukoro ukomeye cyane ibintu Anje amaze gukora ufite umukoro ukomeye cyane ugiye kuririmba iyihe Basuwejo umugambi w'Imana ntago ari uwejo twagiye oya gitara abandi bayisize ko ari ubuhanga se turi kuburebera ngaka nzagakate ntako nzakata kubera kubyibuha nta kizi kuyifata Chuna chichangu banda chuna chichangirungu na chichangirungu na chichangirungu na chichangirungu changirungu barakoze cyane ubutaha tuzacurangisha amaguru mwegere hano ubutaha tuzacurangisha amaguru mwegere hano ururimi Agera hano ngo kakagabo n'ubu ni karemera kemeye noneho yemeye cyane reka nshimira abantu bose mukunda abana by'umwihariko akasubu ngiye naririmbye igihe cyose nahereye ntaririmba kwirondo mbangutekereza amanuka ikiyovu Misagara na Nyabugogo
umuseke ukera nacurangiye ntabwo muzi gucuranga okay reka shimire wimfatanya nizamu nirondo jenge mbabarira ziko nta rurabo rutoha rutuhiwe n'akazi kanyima ndagukumbura shenge sinarota nkurabizi nk'abanitegura ngo nze kugusura bati nta n'umwe usohoka hari akazi rukundo we reka mbashimire cyane reka mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire urugendo online TV keep watching bye bye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire